kuba utwite yatwaye iyo nda nyuma yo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato ni ukuvuga yafashwe ku ngufu nimwe mu mpamvu eshanu amategeko y'u Rwanda atangaho uburenganzira bwo kuba uwo muntu yajya kwa muganga agahabwa serivisi yo gukuramo inda mu buryo bwizewe safe abortion mu gihe yaba atifuza kuyibyara. Ku bakora umwuga w'uburaya bo nyamara bavuga ko bikibagoye guhabwa iyo serivisi kuko abakayibahaye batizera ko nabo bafatwa ku ngufu. Uyu twaganiriye yaherekeje mugenzi we gusaba iyo serivisi. Twagiye Kacyiru tuhageze atese mazima amezi angahe ati ni ukwezi, ati muraza mukatubeshya ati biki n'ibiki ati ntabwo tuzongera kubakira ati tumaze kubona ko mutubeshya ati ubwo ngubwo ahubwo warabikoze ubonye ingaruka utwise ubuza kutubeshya. Babanza kwanga burundu turangije duhamagara kuri HDI bahamagara kwa muganga babona kutwakira. Nyamara ku ruhande rwabo bavuga ko hari igihe baba bafashwe ku ngufu. Hari igihe umuntu ugenda mwumvikanye ko uri gukoresha pridasi mwagera mu nzu ahubwo ati pridasi sinshaka, ntayo mahitamo waba ufite muri kumwe muri babiri ashobora no kukwica. Hari igihe ishobora kubinamugora akakubeshya ati ndi kuyikoresha ajya gusanga yayikuyemo. Niba umugabo muryamanye gutyo mwumvikanye akagukora ibyo ntabwo wajya kwa mudugudu ati umugabo ndongoriye aho ngo twumvikanye pridasi waba uri nko kwikoza isoni. Mu gihe abakora uburaya bakigorwa no gusobanura uburyo bafatwa ku ngufu, nyamara umunyamategeko akaba anakuriye ishami ry'uburenganzira n'amategeko mu muryango utari uwa leta wita ku guteza imbere ubuzima mu Rwanda HDI, Sengoga Christopher yemeza ko ibyo bavuga ko ari ugufatwa ku ngufu ashingiye ku gisobanuro cy'amategeko. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ryatowe mu 2018 rivuga ko gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato birimo ibyiciro bine. Hari umuntu kuyikora akoresheje imbaraga, hari ukuyikora akoresheje amayeri cyangwa se uburiganya, iterabwoba cyangwa akoresheje ububasha afite kuri wa muntu. Tugiye kubihuza n'abakora uburaya koko ikintu cya mbere nuko babumvikanye ko bakora imibonano mpuzabitsina ikingiye. Igihe rero umukiriya amuhinduka akaba yamukoresha idakingiye akoresheje uburiganya cyangwa se akoresheje imbaraga, icyo gihe urumva ko ari bimwe mu bigize gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato, ibyo abenshi bamenyereye nko gufata ku ngufu. Ubu nawe rwose afite uburenganzira busesuye bwo kujya kwa muganga akavuga ko yatwaye inda atabishaka kubera ko yakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato. Uretse kuba itegeko rishimangira ko abakora uburaya nabo bashobora gufatwa ku ngufu, ku buryo ushaka serivisi yo gukuramo inda yasamye muri ubwo buryo akwiye kuyihabwa, nta muganga wakabaye n'abacira urubanza ko babeshya, kuko iteka rya minisitiri rigena ibigomba kubahirizwa kugira ngo umukobwa cyangwa umugore akurirwemo inda rivuga ko ushaka iyo serivisi avuga ko yafashwe ku ngufu nta bimenyetso asabwa. Icyo agomba gukora ni ugusinyira uwo muganga ugiye kumuha iyo serivisi ko yafashwe ku ngufu, ubundi byazagaragara nyuma ko yabeshyi agakurikiranwa n'amategeko, ariko muganga akaba wari umwere. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.